Isukuri bwacu abantu bose bo muri bose barimo ikibazo wagiye ibintu ngarambara guhisha ariko nakuhisha nabemba hari amakuru se wamenye ushatse wanamubaha ushatse wa mbese wamucira bugufi n'ibirenguka byoza siwe wambwiraga ngarambe numukire genda mbara none se koko babona ibintu byose afite ubucuruzi bwambukanye imipaka iki none se genda mbarara genda Kampala aho ubwira umotare ati ngeza ku iduka ryo kwa Ngarambe nta muntu utahazi Tanzania afite ubucuruzi Nairobi Mombasa afite ubucuruzi ko rwarugaba ari ubugome we nkaba nabizi ariko se uribagiye uburangare bwawe noneho genda Bujumbura ndatanga amameta gusa muraraseze genda Bujumbura mu Burundi uvuga ati ngeze umwana wanjye yaje mukeneye ariko ubuzima ntigatumye dukomezanya Ngarambe noneho we bamutaze ni mutende nawe uraho urumva narasubijwe wasubijwe yuko nta n'ibyuzi ukiyambika uko ushaka ukagira ngo ntumbire ari ubutindiro bigeze aho ngaho wenda ufite ibintu wenda nuko wenda ushobora gukoreshwa n'ayandi matayimoni cyangwa amashetani mugatangamenya ariko ubundi warateruye nk'imodoka nk'eshanu ugashyira pasiteri ati pasiteri njye gushima Imana ubundi ijuru Imana sura ndabifite ijuru ryo ku isi urayifite ubundi ndi nkawe nagenda muri Minisiteri y'Ingabo sinzi n'ukuntu bayita nkasaba abajepe nzajya mbahemba noneho ndabakubira nzabaha miliyoni kuri buri umwe baguhe nk'atanu muri kwezi ufite ubushobozi bwo kubikora ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo umudugudu wose ndawuguze ndabamujendera noneho umviriza andi makuru hari amakuru maze kumva yuko afite n'inganda muri Sudani y'Amajyepfo uri inganda zikora amakaro sobanuye sese amafaranga se ese umwe yahoze ari kujaki wibagiye imboga muri kumwe jewe iyo mpaye igikorwa ndagikora niba ndabara kugira ngo va muri ibyo yaje nabi ikigo ry'ikoko va muri ibyo wewe Ngarambe mugushe neza mbese mwereke ko ari umutware mwereke kuri tayari urumva jewe unambwira ndagutegurire projet noneho we umwice mu mutwe ndaguteguriye projet uyimuhe mbwira ati rero mugabo mwiza tinashaka ko dusohoka noneho uyu munsi nije ngura amafaranga niyo mfise se mugire muganire mubwira ati rero uyu munsi ntakabaye ndufata ariko natekereje nanjye umuntu ngomba kugufasha byibuze ariko byibuze nanjye ndaguhishe no nk'umugabo ufite umugore w'umuhanga hanyuma se mwice oya umwereke projet mubwira ati nakoze projet ya miliyari 5 cyangwa 10 byo gukora sibisha niho bereke projet ngoga ngende ikigo ngiye rwose kuba ko nashatse umugabo w'umukire numva nyine ko ngiye kurya amafaranga nta bintu byo gukora rwose ubundi usubunakore ni ukuvuga ngo na gahunda twari turimo yuko tuyamujya none tugenda kwibanira nta niyo ukirimo sawa sibyo ndabivuze ubundi we kugira ngo sinzakore n'amaraso yawe nanakurogesha ugapfa noneho ugitaka kurakina ngaho sibyo ngibyo nyene ngiye mvuga ngo sinshaka okay ufite umugabo w'umukire uri umushaka kujya gusa ni ukuvuga ngo ibyo twavuganye ntabwo byitayeho ni ukuvuga ngo ubundi storyline y'amasezerano yacu wagiye ku ruhande wumve rero jewe Ngarambe ntabwo nkora amaraso ahubwo imbogamizi ndazivana mu buzima ubu rero ngiye kwiga sibyo ngibyo Pereza ubwenge neza pena bashaka
nyine n'icyo twubwira sipakira yararangiye kandi amasaha yo guteka yageze. Paka iki gicucu cy'ikigore amata uranyaka ibyo guteka wangegera waya masaha niyo wakabiniki nisangare nanjye bangora kuri telefone yawe aya masaha yo guteka ariko pe mwazamwe no kurya gusa nta kindi kizima wazumbwira nta kuvuga ati reka dukore jaride reka dukore amasuku reka dukore iki kindi ni ukumbwira gusa umbwira icyo bibere we wanjegeraho bibere se kubita intumbi y'umugore ipfu hagwa ugasi uyu nabo simushamukira iyi ntumbi agasenga usanga ari maniriko angara niyo mpamvu nakwiye ko buri kintu cyose kirimo kucyitonda kugira ngo nahoze mbona ibirenge bye hariya nahoze mbibona ibirenge none tuvuga iki twanzuye sasa turi kumwe reka dukomeze tubyige wowe komeza nyine umenye ibintu byose ariko umugabo nawe ntugushe neza mbese ubaza ko hari ikintu uzamukuraho ntugushe neza nta bindi ugifite amahane nkayo ufite ugifite imijinya ibintu byose akubwira ca bugufi kandi aza kubikora ariko nyine umenye ko bikora kubera wowe okay Ivy Kera Gira Ivy muzana mbabwira Ivy aragushaka. Biteze Saba Mwaramutse mutari kumva mikijyanye Yo aho Masaha abantu b'inkumi hamwe mukijyanye ntabwo kubaza urabona ko vacancy igiye kurangira ko Ivy kandi buri gihe dukunda kuvugisha muri telefone urabizi ko Kera agomba kuza ku kigo aho yiga narabyumvishe uri kubivuga ese dadi y'umuhindura ukabijyana muri bo kubera iki udashaka kwiga hamwe n'undi mwana uyu ni umuvandimwe wawe kandi urabizi bisubiremo se agomba kuza ku kigo wigaho ukamufasha amasomo ukamwereka uko bimeze ukamwereka buri kimwe cyose yari ku kigo ndabizi ko ari umuhanga n'undi aho yigaga yaba kuwa mbere ariko hari byinshi ugomba kumwereka ku ishuri sibyo kubikora Kera nawe ndabizi ko bitazakugora ndabizi ko umuhanga oya ntabwo uzakugora ndakwizeye mama ameze ati ameze neza ikindi mugomba kuba abana beza mukajya mufasha umubyeyi wanyu hano imirimo hano guterera abakozi mu kimwe ubundi no muri vacancy nzajya nabita abakozi yes nzahita njya gusura tante saya kubera ase kutinya imirimo kandi umaze gukora oya dadi ndamukunda cyangwa ndakera kubera nabimenyereye ntacyo nyuma ahubwo nzirukana abakozi nakera njye mujyana na mama mwohereza mu kazi ubundi usigaye hano kuri ibintu byose urumva si dadi ubu urabona ntabibasha kubera iki ibintu natakuriye mu mana yanjye byangora pe ubu se ukeka ko abandi baba baravutse babizi Kera wowe wavuze uzi gukora urabyibukariye mwana wanjye kandi nibyo mwifuzaho kuko ejo n'ejo bundi uzajya mu rugo rwawe ntabwo uzaduma hano afite ati uragira ngo uzadusebye warambwiye ngo njye nzakora muri kampani mube mu biro ibyo bintu byo mu rugo none se nta bundi buzima buba buri inyuma ya biro
iyo uvuye muri akunda waza koherezwa ukajya no kwiga hanze. Ese ko abantu biga hanze n'abakozi bagira? Kira urabizi? ntabwo nabyo Ko ibintu cyakugora ndabizi ko bitakumenya byose bitewe n'ubuzima. byose ugomba kubyiga. Kandi niko nzohereza hanze ukajya hariya uritekera ujya ku ishuri ukiga ugataha ukitekera ukimisira buri kimwe cyose. Dede uzanshakira umukozi. Hariya nta mukozi ubu ntabwo wabona amafaranga yo kumwishyura. Nawe ntabwo wayabona. Nayakurahe? Nese uba uri muri Amerika murusha amafaranga. Nta mafaranga ugira. Hariya uzi ukuntu biba bimeze ku mukozi usanga amafaranga umwishyura arutaye wowe agutuma hariya akanakugaburira akanakurira n'ishuri. Ayo mafaranga urumva nayabona? Ahubwo dede njyewe mfite ikibazo. Iki? Nyine toilet yanjye nsigaye yisongera mu kabiri. Ese simukuru hari ikibazo? Ese ko umuntu utaramumenyera kandi bifuza urukundo? Njye ndifuza ko mukundana dore muranasa nkajya njye kugura imyenda imwe ariko ubanza murebane mwese ubundi. Reba undi mwana murebe mu maso ariko ubundi uzirebe ngo nicarane impande mwiki ntabwo njya kugura amatama. Dede mami yanjye. Ndavuze ngo nicarane impande gira vuba ngo usanga aho ngaho. None se ko umurebye ubaye iki? Ntabwo dusa dede. Ejo bundi naraje ejo bundi nsanga Keya yicaye hariya wenyine kuki utamusanga umwana muzanye? Keya kuki utamuhamagara? Agakunda kurira hanze. Agakunda kurira hanze. Oya ndavuga ejo bundi namusanze yicaye hariya muri sale amanje uri kurya kandi nawe bigaragara ko atararya kuki utamuhamagara maze musangire? Ivy, Keya, papa wawe ikintu mbifuza mu rukundo ndani haba ku ishuri haba mu rugo utuntu twose mufashanye wowe ni umuhanga cyane ujya unamwigisha umwegera. Dede agakoresha n'igibonye. Amanota yawe ndayazi uwa mbere of course uri umuhanga ariko warafasha. Ugira byose by'ibyo ukagereza umutima cyane. Nta kibazo mwana ntacyo. Kandi yuko n'ubuse. Oya ntacyo. Nta mugore ni satani. Mu ngo no kwa no kwifata kugukurama. Ahubwo wowe ubyegereza umutima sibyo? Mwana nibagiye kujya ku ishuri utansengeye. Ibyo buri mwaka najyaga ku ishuri nsengeye ukamfundisha n'ukamfasha muri buri kimwe n'ubundi n'ubwo nabingiye. Mwafasha ucyangurira ku ishuri. Utangira bwa mbere kure. Pfukama usengere. Kandi mbere yo gupfukama ibintu byose biba bibereye hano mbese bijye byinjira mu gutwi kumwe bisohokere mu kundi ku buryo bitakubuza amahirwe yo kwiga sibyo? Ugize amahirwe n'umunsi wa mbere ugiye ku ishuri rero nagira ngo ibi ngibi bibereye aha ngaha uko wabonye nk'ubitwa uko wabonye nkururwa amatama n'amatwi n'ibiki byose nta kigeragezo kitagira iherezo. Mareka kwima. Kangusengere. Uri Imana yo kwiyirwa no kwizerwa. Uri Imana y'agakiza kacu. Witwa Rubasha, witwa Imana ishobora byose. Ujya kuturema nawe wagisheje inama. Umugambi wawe natwe turimo.
umuririmbyi yararirimbye ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, ngo aho hose niko harushya umutima, ariko Uwiteka ujya uturengera. Nkweretse uyu mwana, niwe wamumpaye, niwe uzi uko ubigenza, niwe uzi impamvu yavutse. Ndamusengeye aho agiye kujya kwiga kiriya kigo, marayika murinzi uhamutange, Mwuka wera w'Imana ubane nawe, ubwenge bw'Imana bukubeho. Nteguye imitego yose y'umwanzi, nkubitiye kuri imbaraga z'umwijima, ndasenya, ndatwika, ndavunagura, ndakubita hasi imyuka mibi yose, ibyaguca intege ndabica intege. Ubwiza bw'Imana bukubeho, urukundo rw'Imana rukugote, yakuremye ikomeze igendane nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twizeye, amen. Ndagukunda nanjye kibondo, ugendane n'Imana, aho usigara mu Uwiteka Imana akurinde. Urumva arasigara kugukorera ibiki? Umunsi mwiza, nawe mama. Nyagasani agendane nawe. Biga papa nawe yicaye hariya. Nshaka umujinya. Keira! Sikiye witaba inesha. Va hano! Ukubita urugi gake we, bite byawe? Hagarara ngaho. Aho nako nyegera gato. Aho sasa rero washyano mana yanjye, shaka sinzi impamvu nyine utajya umva mu mutwe. Kweki buri gihe uhora ushaka ko nzajya mura nkwamagara Keira. Ubona uri igitangaza, ukabona uri mwiza kurusha abandi bose. Mose nakoze iki? Wakoze iki? Rega nawe bagushyizeho ngo muzajya mwambarana, muzajya nawe gushopinga. Nawe regurikiriza uranaseka. Se wowe wumva bihesha Imana agaciro? Umva rero ikintu cya mbere gitumye mwuzana hano, muhamagara. Biriya papa byose yavugaga, nta kintu n'iki na kimwe yari ari kuvuga. Turumvikana? Yego. Uri kunyumva? Ndakumva. Cyangwa upfukamisha hasi? Ndakumva. Icya kabiri, sheri wanjye numvise ngo tugiye kujyana ku ishuri. Mara niba nakwita isereri, niba nakwita uri kanseri yo mu bwonko wowe bwanjye, wari ubizi neza? Umva ikintu cya mbere ugomba kugenderaho kuri kiriya kigo ni njye mwamikazi. Turumvikana? Yego. Icya kabiri ni nacyo cya mbere, undi sinzi impamvu atacyo mbanje. Hari umuhungu witwa Lucas, ariko ndizera umuzi. Ntabwo muzi. Ntabwo yaba wamwe. Ni head boy. Ikirenzeho kandi my husband sicyo sone yawe muhanga. Mwana rero wo ku muhanda wa mayibobowe, kubahane. Tugira iki? Twubahane. Nzigera nkubona wegereye Lucas n'akantu ako gahera, nzagaca imbere y'Imana. Ndizera uri kumva ikinyarwanda ndi kuvuga. Icya kabiri, biriya papa yari ari kwitapagura. Kandi Imana imbabare ko bamvuze nabi papa wanjye, ariko papa nawe asigaye amera umujinya pe, kubera wowe washyano wowe hamwe na nyoko. Kuranganura ibikizi. Rega nawe bakwita umukobwa wanjye nawe ukumva ngo wowe uri mayibo, inzererezi,
ku muhanda uzi ukuntu waje unuka amase urumva ndakumva biriya papa yakubwira ngo tuzajya dusangira ku meza imwe njye nawe papa ari kubivuga nawe rega ukishyiraho murakoze sheri nakubwiye ngo ubyumve nkaho atigeze abivuga turumvikana nzigera nkubona ku meza imwe nanjye Keira aho ushobora kuba utari ndikumva nakunyumva reka mpaguruke mvuge ndebana nawe wa mukobwa rero n'urureba ureshya utyo utangiye kuzana udutaye ugira ngo hari igikuba cyacitse urumva ntacyo urabona biriya papa yavuze ngo tuzajya tugenda ku ishuri wowe uzajya ugenda n'amaguru se wahagera inaha ni amagara hafi biriya papa yavugaga byose yavugaga Mana yagire bakumusa wowe ibintu byose urumva ushaka kuzabintwara Igo byose urumva ushaka kuzabitwara reka mubwire